Waravomaga ugashira mu bigega ukavomerera n'abandi mwene data, ariko none ntibigikunda. Amariba yawe abanzi barayasibye, guhera none data atanze itegeko afukuye irindi riba ritandukanye n'irya mbere. Ugaburira abashonje ukita ku bakene ndetse n'abapfakazi, uyabura uyareba, ariko data aravuze ngo guhera uyu munsi muvugureye rendereba.
voma we fora tuwisa mbere na mbere niwe fora tuwisa niwe wakora indirimbo voma nawe voma sa voma yewe nawe voma umugisha utahi wawe nawe nk'abandi sa ihe kageze igihe bagutobeye bagatoba amazi ngo ntuzavomesha voma ukorera amakorari voma ukorera abahanzi voma bena voma sawa mumagenzo amakorari muze mukora indirimbo hano kwa mbere na mbere ihe cyageze cyo kuvoma voma we cyageze izongera gusiba mukone we sawa ndihona voma nange inzere cyenda kuzura ikigega cyenda kuzura ikigega cyenda kuzura ya mana we voma ihe cyageze nirizongera voma ugaburira abapfakazi voma ufasha abababaye voma urye duhage inywa nawe akacyayisha nywa amata nk'abandi sa mukecuru mariya nawe gasipari we kama nawe nkewe igiye gukama kama zirakamwa igihe kageze irabikoze mana ishimwe mana we tumaze umubabaro mbona amarira ku maso mana ishimwe irabikoze yokaga inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuru voma we gahunda abantu byari byaranze nimuvome ubuhanuzi bukomeye cyane voma ikageze irizongera gusiba mukundi we iriba ryawe ntabwo rizongera gutobama imana irategetse ngo voma gusanga imirimo sawa yibutse uwabamereye abapfakazi mana ishimwe zana biriya bijerekani byose uvomeka zana ibyo bigega byose uvoma voma sawa uzuza hoya voma mwegereye gake mwegereye nawe uvomesha mwegereye gake sawa voma we voma we amafuta hoya voma uri mu mwuka ariko hoya wisiga na kiriya kijerekani zana uvome gahunda ni ukuvoma igihe kawe kageze gahunda ni ugushyingirwa igihe kageze gahunda ni uguhinga bikeza igihe kageze gahunda ni ukubona akazi haleluya gahunda ni ukubona perime niyo gahunda iyo ariko Yesu uri Jehova koko ihindura amateka we neno lako ni sababu hilo neno la kufikisha katika mbinguni jina lako ni ntabwo twari tuzi ko bisema none biremera gahunda ni ukuvoma indirimbo inamanya nyingi kwa kuomba tekiniki igezweho niyo gahunda iko na faida nyingi
Maria nawe sinitaka hinga ibisimba byiza tera kuriya musozi byari byaranze tera ibisimba bizera n'izina rya Yesu tera Yesu